Itonde niwibonaho ibi bintu bine nyuma y'uko ukoze imibonano mpuzabitsina cyangwa se sexy, dore ko ibi bintu bine baba biri kukuburira cyangwa se aba ari ibimenyetso bigaragaza yuko ushobora kuba warahuriyemo n'akaga cyangwa waranduye ubwandu bwandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se n'izindi ndwara zibasira umuyoboro w'inkari. Ibi bimenyetso bine nk'uko tugiye kubabwira ni ibimenyetso mbuza ubundi cyangwa se ibimenyetso mpuruza biba bikubwira ko ugomba kwitonda, dore yuko nyine biba bigaragaza ko ushobora kuba waranduye uburwayi bugiye butandukanye cyangwa se ama-infection agiye atandukanye ushobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye, dore ko mu biganiro byacu byabanje twasobanuye yuko agakingirizo nako ubwako kadashobora kukurinda 100%. Ubwo rero mu gihe uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye ukibonaho bino bimenyetso, uba ugomba guhita wihutira kujya kwa muganga bakakuvura hakiri kare, dore ko bishobora kugufasha mu gukira vuba cyangwa se mu kuvura utarazahara. Hano ni kuri YouTube channel The Health Olivier, YouTube channel itugezaho ibiganiro bivuga ku buzima, ahanini biba bigamije mu kudufasha kumenya uko twabungabunga ubuzima bwacu. Niba utarakora subscribe rero wakanda subscribe ukaba uzacikwa n'ibiganiro nyine kuri The Health Olivier, dore ko twabonye ko abantu basobanutse aribo badukurikira. Rero nawe niba uri muri abo bantu bari kudukurikira, menya ko usobanutse, wibuke gusiga ukanda subscribe ndetse n'inzogera. Ku mwanya wa mbere rero ntabatindiye, kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba warahuriye n'akaga cyangwa se n'ama-infection agiye atandukanye mu gikorwa uherutse gukora kishimisha mubiri, harimo kujya kwihagarika ukumva urimo uraribwa. Ibi biba bigaragaza ko ushobora kuba waranduriyemo uburwayi buzwi ku izina rya UTI cyangwa se urinary tract infections, aribwo twavuze ko ari ubwandu bukunda kwibasira umuyoboro w'inkari. Iki kimenyetso rero aba ari mbuzi, kuko uba ugomba nawe guhita ujya kwivuza hakiri kare bakagusuzuma bakareba koko ari byo byabiteye, kugira ngo uvugwe infection itarazamuka ngo igere kure, igere mu ruhago cyangwa se igere no ku mpyiko. Ikimenyetso cya kabiri rero kiba kigomba kukubwira ko ugomba kwitonda, cyangwa se mu gikorwa uherutse gukora wahuriyemo n'akaga cyangwa se wanduriyemo uburwayi bugiye butandukanye, harimo kubona ibintu by'ibitembabuzi biva mu myanya y'ibanga yawe. Bishobora kuba bimatira, bishobora kuba binuka cyangwa bifite impumuro mbi cyangwa se byijimye, ariko ukabona nyine ni ibintu bidasanzwe biri kuva mu myanya y'ibanga yawe. Ibi biba bishobora kugaragaza ko wanduriyemo uburwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina aribwo buzwi ku izina rya sexual transmitted infection cyangwa se STI. Ibi rero mu gihe ubonye ibi bintu ukaba ugomba kwihutira kujya kwa muganga nawe bakakuvura hakiri kare bitaragorana. Ku mwanya wa gatatu turasangamo kwishimagura. Ushobora kuba uri kwishimagura ku myanya y'ibanga cyangwa se ndetse n'ahandi ku ruhu. Bishobora kuba bimwe mu bimenyetso by'izindi ndwara zigiye zitandukanye nyine ushobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina nk'uko turi kubisobanura, nabwo uba ugomba kujya kwa muganga. Harimo rero n'ikindi cya kane aricyo cya nyuma cyo kuba wenda wabona ufite udusebe ku myanya y'ibanga yawe. Ibi nabyo bigaragaza ko ushobora kuba waranduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa se sexual transmitted infections, bikaba bigutegeka cyangwa se bikuburira guhita wihutira kujya kwa muganga bakagusuzuma bakareba koko ari byo, bakakuvura bitaragorana cyangwa se bitarakara kurushaho. Ibi bimenyetso cyangwa se ibi bintu bine tubabwiye ni ibintu by'ingenzi kubyitaho, dore yuko bitabyitayeho biba bishobora kuvamo ibibazo bigiye bikomeye uko utinda kujya kwa muganga. Rero niba warakoze imibonano mpuzabitsina yaba ikingiye cyangwa idakingiye ukibonaho ibi bintu bine, ni ngombwa ko ujya kwa muganga kugira ngo bagusuzume bamenye neza ibyo ari byo. Niba ubonye ino video yari irimo isomo, ntiwibagirwe gukanda like. Niba hari icyifuzo cyangwa igitekerezo, duhurire muri comment zanyu turazisoma tukanabasubiza. Niba video yacu kandi ubonye hari umuntu yafasha, wibuke gukanda share. Niba ubonye channel yacu itanga inyigisho zifasha abantu cyangwa se zigize icyo zivuze, wibuke gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo tuzajye n'ibindi biganiro tunyuza hano kuri The Health Olivier. Iki kiganiro mwagitegura kandi mukigezwaho nanjye Manzi Olivier. Tuzabane mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda cyane.